Isangano urimo kutwumva kuri FM kuri 104.9 utwumvira kandi kuri murandasi kuri application ya Zeno na Radio Garden turi live kuri YouTube channel ndetse na Facebook hose twitwa Radio Isangano. Uyu rero no mwanya w'ikiganiro wateguriwe n'umuryango w'abagore wa Kristo bakiri bato kikaba kigiye kugaruka ku kurinda no kurengera umwana. Muri iki kiganiro turasenguruka ikibazo cy'hohotera rikorerwa umwana gihagaze mu Rwanda, uruhare rw'inzego zitandukanye mu kurinda uburenganzira bw'umwana n'uburyo twese dufite inshingano zidasimburwa zo kumurengera muri rusange. Tukaba turi kumwe rero n'abatumirwa ndetse bakaba ari n'inzobere batandukanye badufasha kurushaho kumva no gusobanukirwa iyi ngingo tugiye kuganiraho. Muri studio turi kumwe n'umuyobozi w'akarere ka Karongi wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage Madame Muhoza Pascazi, tuhaye ikaze. Murakoze cyane. Yego turi kumwe kandi na Bwana Kamari Remy n'umuyobozi wa RIB hano mu karere ka Karongi, tuhaye ikaze. Murakoze cyane. Bwana Gasagure Jean Paul Museni ni umukozi w'umuryango w'abagore wa Kristo bakiri bato, namwe tubaye ikaze Bwana Nepo. Murakoze cyane. Turi kumwe kandi na niyo nagize Aime yaturutse mu kigo cy'urubyiruko cya Karongi. Aime ikaze muri iki kiganiro. Murakoze kubwikaze muduhaye. Njyewe nitwa Jean-Marie Vianney Muhawe n'Imana, njye ugiye kuyobora kino kiganiro na urakigira mu ruharo unyuze ku mirongo yacu ya telefone ariyo 0 kane gatatu gatanu 11 no kuri 07 uretse aho ngaho wananyura kuri YouTube channel wanyuza igitekerezo cyawe ndetse no kuri Facebook naho wahacisha igitekerezo cyawe. Ikaze mu kwinjira muri kino kiganiro neza Madame Vice Mayor, mbere na mbere umwana uvugwa muri iyi ngingo, umwana tugiye kuganiraho muri kino kiganiro, umwana ubundi ninde? Iyo tuvuze umwana ni umuntu wese uri munsi y'imyaka 18 y'ubukure. No kuvuga ngo kuva umwana gisamwa akazamuka akagira imyaka 5, 10 kuzamuka kugera ku myaka 18, uwo wese tumubara nk'umwana. Hanyuma rero iyo bavuze kurinda no kurengera umwana by'umuntu aho akwiye kumva iki, ashatse kuvuga iki, ninde ubundi wo kumurinda muri rusange? Iyo bavuze kurinda no kurengera umwana muri rusange icyo bashatse kuvuga no kumumenyera ibyibanze akenera, uburenganzira bw'ibanze akabuhabwa, ariko akanarindwa ihohoterwa iryo ari ryo ryose. Kumurengera rero cyavuze kumurinda no kumurengera, iyo yarinzwe ihohoterwa agahabwa ibyibanze byose, ngira ngo uko kumuha ibyibanze byose bisabwa haba hajemo kwa kumurengera bituma kuraka umuntu nyamuntu. Yego. Turi kumwe ngo rero wenda ngikomeje harimo kumurinda ihohoterwa iryo ari ryo ryose ryaba rikorerwa ku mubiri ndetse n'iry'amarangamutima rikorerwa ku gitsina, kandi ibyo bigakorerwa haba mu rugo, ku ishuri ndetse n'ahandi hose umwana abasha kuba yarererwa. Yego. Ni ukumurinda kandi na ya mirimo tubona abana bakoreshwa, ngira ngo aha dutuye cyangwa n'ahandi hose mu gihugu hari aho tubona ko hari abantu barengera bagakoresha abana imirimo ibavunnye inababuza gukura, ndetse za nzozi bari bafite ntibazabashe kuzigeraho kubera iyo mirimo mibi bakoreshejwe. Yego. Abantu dutangiranye kino kiganiro turi kumwe n'uwaturutse mu kigo cy'igihugu waturutse mu kigo cy'urubyiruko hano mu karere ka Karongi. Aime turi kumwe muri kino kiganiro. Hanyuma Aime, niziye service muri rusange umuntu ko twumva nakeneye kumenya niziye service zitangirwa ku kigo cy'urubyiruko by'umwihariko zigenewe abana, izo service zigenewe abantu bari mu kihe kigero? Murakoze cyane, mbanje kushimira kuko ikaze mwaduhaye muri kino kiganiro. Ubundi mbere na mbere iyo bavuze ikigo cy'urubyiruko, ubundi ni ikigo kigenewe gufasha urubyiruko muri serivisi zigiye zitandukanye, kandi serivisi zose zitangirwa mu kigo cy'urubyiruko ni ubuntu. Hanyuma ikigo cy'urubyiruko kigira serivisi zitandukanye zigera kuri 6, ariko by'umwihariko zimwe muri serivisi ziri mu kigo cy'urubyiruko dutanga zigenewe abana, tugira nk'icyumba mahabwenge cy'ikoranabuhanga. Icyumba mahabwenge cy'ikoranabuhanga ni icyumba urubyiruko yo rwajemo cyane cyane abana, kuko twakira kuva ku mwana ufite imyaka 8, 7, 8 kuzamura. Turamwakira mu kigo cy'urubyiruko kuzamuka kugera ku myaka 30, kuko niyo
nicyo cyiciro cy'urubyiruko ubu ngubu tuvuga cyane cyane twakira ariko by'umwihariko nk'iyo twakiriye abana kuva kuri iyo myaka 7 dufite umukozi mu kigo cy'urubyiruko ubafasha ku buryo ibyo babona biborohereza tukagira na serivisi z'ubuzima ku rubyiruko kuko nabwo dufitemo umuganga ufasha urubyiruko zitangirwa mu kigo cy'urubyiruko tukagira noneho na serivisi zijyanye n'imyidagaduro kumenya no kuzamura impano z'urubyiruko talent detection and promotion kuko dufite nk'ibibuga by'urubyiruko by'imyidagaduro tugira ikibuga cya basket tukagira cya football twagize n'amahirwe tugifite hafi kandi cyiza tukagira noneho na city ball buriya dufite muri sale dufite y'urubyiruko haberamo n'imyidagaduro cyane cyane ku buryo urubyiruko rwose ruje ku kigo cy'urubyiruko rubona serivisi ku buryo buboroheye hanyuma ntabwo ari izo serivisi gusa tugira na serivisi zo gukorerabushake ariko akenshi abazinjiramo nabari kuva mu rubyiruko kuva ku myaka 17 bari kwinjira ku myaka 18 nibo binjira mu bikorwa by'ubukorerabushake by'umwihariko hanyuma tukagira n'izindi serivisi za civic education and engagement ikijyanye n'uburere mboneragihugu iyo umujene cyangwa se urubyiruko rugeze y'abana bageze mu kigo cy'urubyiruko ubundi ikiba gihara bari kwisanzura no kwidagadura nibyo ngibyo nagira ngo mbabwire by'umwihariko kuri serivisi zitangirwa mu kigo cy'urubyiruko. Yego numvise ko n'abano bana turi kuvuga muri kano kanya nabo bemereye kugera kuri icyo kigo cy'urubyiruko ubwo ibyo ari byose serivisi zitangirwa nabo ntago bazihejwemo. Yego. Hanyuma rero bwana Nepo nawe turi kumwe muri kino kiganiro ahari hari abari ko twumva bagize amahirwe yo kumva ikiganiro cyo mu cyumweru cyatambutse kuko nabwo twari dufite ikiganiro turi kuganira kuri aba bana ariko si uruhare rwa societe civile mu kurinda no kurengera umwana cyane ko ari naho mwe mubarizwa nuruhi. Mbere na mbere uruhare rwa societe civile mu kurengera umwana no kumenyekanisha ihohoterwa aho ryaba riri hose kuko rimwe na rimwe hari igihe umwana akorerwa ihohoterwa ugasanga aracecetse. Dushaka byibuze yuko umwana agomba kubanza akamenya ihohoterwa niki mu byo yiga byose yamara kumenya ihohoterwa icyo ari cyo akamenya uburyo ki ashobora kuba yatanga raporo cyangwa se kuba yavuga ihohoterwa arimo kumukorerwa abimenyesheje umuntu mukuru nk'umwarimu cyangwa se undi muntu umuba hafi kugira ngo abe yamugira inama. Yego mbere yuko dukomeza ikiganiro cyacu ariko hari nabo twaganiye nabo mbere yuko tuza muri kino kiganiro tubabaza icyo babazi ku kurinda ndetse no kurengera umwana muri rusange. Reka tubanze tubumve ubundi tugaruke mu kanya dukomeza n'ikiganiro cyacu ariko mbere yuko turaza gukomeza abo turi kumwe hano muri studio baraza kugira comment batera kuri bino bitekerezo by'abaturage bagiye batandukanye. Bajya bavuga ko abana nyine uburere nibwo bwa mbere kandi ku giti kigororwa kikiri gitoya ariko n'ubundi niyo wakigora kikiri gitoya ntabwo kireka urakomeza ukagikurikirana ukareba uko gikura byaba ngombwa ukagenda ugikaragira kugira ngo kigorore kigende neza. Ubwo nabigeranya n'uburyo kirero abana bacu nyine tugomba kubakurikira kuva tubabyaye kurinda tubashyikije ku buzima nk'ubwacu abantu bakuru. Kurebye inshuro nyinshi twebwe uko twakuze mbona nta kintu cyabogamira umubyeyi ko aba yarabyirutse uburere bw'umubyeyi nawe agendaho umwana ariko rero umubyeyi nawe warezwe neza ari mutoya akarinda kura akubaka urugo. Inshuro nyinshi ababyeyi baba baramuteguye ariko iyo atateguwe nyine nawe ahura n'ibibazo biremereye byo kuba yarera nawe abazabyara. Abana rero batarindwa neza inshuro nyinshi bagira ibibazo nyine byo kwishora mu biyobyabwenge. Abana ugasanga nyine bamwe bagiye mu mihanda hari n'abakuru bajya mu mihanda ugasanga nyine kubera ko abatarabonye umuntu umuherekeza icyo bita kwakompanya umwana mu buzima. Ubwo ni ukuvuga ngo ahura n'ibibazo byinshi by'ibyo byo kujya mu biyobyabwenge mu bubandi mu buraya bw'inzererezi ugasanga mbese nta kintu yageraho ahubwo ubuzima bukamwota bitewe n'ibyo bibazo ahura nabyo. Abana b'ubu rero ntabwo ari bose hari abana bafite ababyeyi babareberera kandi n'abana
ariko noneho hari n'abandi bana baba barabyirutse aho badafite umuco bakagendanira ntibagarurwe rero ari ababyeyi harimo ababyeyi babi hari n'abana harimo abana babi ababyeyi uzise hari ahantu umwana w'ubu mama washobora kumubwira ati ibi bintu ntabwo ari mbese mbere ku mwambaro wambaye nabi kandi mama wawe uyu mwenda ntabwo ukubereye dodesha umwenda mwiza atari ubu ngubu ni iki cyo kubarinda kugira imico mibi no myambarire mibi idashimishije umubyeyi kandi ikaba ari ikintu nanjye nabona nkumva nanjye kinejeje ku buryo n'umubonye nawe yabona ko afite uburere bamwe na bamwe birakorwa kubera ko hari nk'ubu ngubu hari ibyo twabonye bidashimishije kera iyo yabaga agiye nko gushyingirwa cyangwa se ageze mu bakobwa b'abari bagomba kugira imyifatire myiza akagira imyambarire myiza ishimishije abo n'abagiye batandukanye baganira na radiyo Isangano visimeye ibyayo byose ndahari ko mwumvise babyumva niba hari icyo mwarenzaho n'undi ufite uko yabyumvise nimba hari komenti afite yaza kwishyura murakoze cyane ibyo narenzaho cyo ni birahari ariko ndashimira cyane aba babyeyi basobanukiwe neza kurera icyo ari cyo nk'uwo watangiye ati igiti kigurwa kikiri gito ariko kikanaherekezwa mu rugendo hari icyo mugeze kubaza ngo mbese kurera umwana no kumurinda no kumurengera bireba nde bireba twese ni ukuvuga ngo bwa mbere turabanza tukamenya ngo umubyeyi w'umwana niwe wa mbere ufite inshingano yo kumurinda akarinda ubuzima bwe akarinda ubusugire bwe akamuha iby'ibanze bishoboka ndetse akamuha n'uburenganzira bwe bw'ibanze harimo kumuvuza kumuha izina kumwandikisha mu irangamimerere kumujyana mu ishuri igihe ageze igihe nyine cy'ubukure bwo kuba yajya mu ishuri kuva kuri ya myaka 3 agiye mu rugo mbonezamikurire agakomeza kumuherekeza muri urwo rugendo uwa kabiri ni umuryango mugari buri muryango mugari tubonamo abavandimwe b'umwana hari igihe ababyeyi badahari ariko wa muvandimwe mukuru wa muturanyi nawe akaba yarinda wa mwana ihohoterwa cyangwa ikibazo icyo ari cyo cyose yahura nacyo ntabwo rero abo gusa twavugamo na leta yacu y'u Rwanda turayishimira cyane kuko amategeko arengera umwana ayo kumurinda ndetse nagaragaza uburenganzira bwe bw'ibanze ayo mategeko arahari ndetse na polisi zitandukanye zifasha kuba zivuga ku bijyanye n'ubuzima bw'umwana uko umwana akwiye kubaho uko akwiye kwakirwa mu muryango twavugamo NGOs zitandukanye cyangwa se imiryango itegamiye kuri leta nabo hari uruhare bafite mu kurinda no mu kurengera umwana by'umwihariko iyo turebye nk'ubukangurambaga cyangwa se guhindura imyumvire babigiramo uruhare bafatanyije na leta ku buryo ubona nabo uruhare rwabo ni ngombwa rero narangiza avuga ngo kurinda no kurengera umwana bireba buri wese kandi abo babyeyi babivuze neza ko igiti kigurwa kikiri gito bavuze ibijyanye n'imyitwarire mu by'ukuri ku ruhande rwanjye uko mbibona ntabwo umwana avuka yarananiranye sindabona umubyeyi ari konsa avuye ngo umwana yarananiye amwonsa nyine ari mwiza umwana wese avuka ari mwiza nahaciro twese nk'abanyarwanda nk'abantu si n'abanyarwanda gusa kuba twarira umwana tukamurinda tukanamurengera twese tubifite mu nshingano cyane ko uwo mwana tuba tumutegerejeho umusaruro twese ubwe akawugira biduturutseho ariko akawugirira n'igihugu muri rusange wenda ntanze nk'urugero twebwe twese turi hano twabaye abana iyo ntarirwa neza ntabwo nazaga gukura ngo mbe umuntu wundi we uyu munsi hari uruhare ababyeyi bagize hari uruhare umuryango mugari wagize hari uruhare leta yagize hari uruhare umuntu wese yabigizemo kugira ngo uyu munsi tube turi hano njye ubwanjye ndivuze ariko nawe urabizi aho waciye rero ni ngombwa ko ababyeyi umubyeyi w'umuntu ntasimburwa akwiye kugira uruhare rwa mbere akamenya ko adasimburwa na mwarimu afite inshingano ze leta ifite izayo ariko kurera n'urunana abantu bafatanya buri wese akuzuza inshingano ze kugira ngo bibashe kugerwaho yego harakoze cyane sinzi niba hari undi wagira icyo yongeraho wenda akurikije ibyo yumvise ariko nta nawe twanakomeza reka dukomeze twabwiye ko turi kumwe n'uwaturutse muri RIB bwana Kamari ni uruhe ruhare RIB ifite mu kurinda no kurengera umwana uruhare rwanyu ni uruhe
murakoze nk'uko kurinda umwana ihohoterwa birebana n'inzego zose na buri wese abambanjije babivuze n'ikiganiro twumvishe babikomojeho mu by'ukuri uruhare rwa mbere rureba ababyeyi nk'uko byavuzwe umuryango mugari n'inzego za leta ari naho RIB igaragara nk'uko kurengera abana rero uruhare rwa RIB ni mu nzira zo gukumira kwigisha abaturage kwigisha abanyarwanda ibigendanye n'ihohoterwa iryo ari ryo ryose ariko by'umwihariko irikorerwa abana nk'uko babivuze bari abana bataragira imyaka 18 rero hari impamvu yatumye ikomeye bavuze cyangwa se leta yashyizeho ubundi impamvu bagomba kurindwa cyane cyane nuko ari abanyantege nke kandi bategerejweho aheza hazaza igihe bakuze neza kandi ntabwo bashobora kuziteza imbere cyangwa bateza igihugu imbere babana n'ihohoterwa uruhare rwacu rero rundi rwa kabiri nyuma yo gukumira nibyo bya mbere harimo no gutangira inzira y'ubutabera ku bahohotewe ibyo byose n'ubundi mu maperereza dukora yibanze dushingira ku mategeko yashyizweho yo gukumira nyine no kurengera umwana kubera ko byagaragaye ko byabaye nk'icyorezo mu by'ukuri umushinga amategeko duhereye ku itegeko nshinga dufite hari uburyo babivuze cyane cyane bahereye batangiriye ku muryango kuko aho bavuga mu ngingo ya 18 bavuga ngo umuryango niryo kurengera umuryango aho bavuga ko ariwo shingiro ry'abanyarwanda bakavuga kurengerwa na leta none bakagera kurengaza bw'umwana bavuga kurengera umwana biri mu nshingano za leta kandi akagomba gukurira hehe mu muryango nk'abandi banyarwanda bose hari nk'uko gutangiza inzira y'ubutabera tugendera nyine ku mategeko ariko harimo gukurikirana bariya abana baba bahohotewe amategeko hari ibyo ateganya ariko agateganya inzira yo gukurikirana ibyo byaha ni inzira ndende ariko noneho hanagendewe ku bwoko bw'ihohoterwa ryabayeho kuko harimo ibyiciro by'ihohoterwa biturutse n'iryabayeho kuko n'umuntu watutse undi burya yamuhohoteye wamukubise yamuhohoteye ariko akenshi tukunze kugendera kuri amahohoterwa ane ni naho abashinga amategeko bagiye bagaragaza ibihano bagendeye kuri ayo moko y'ihohoterwa nk'ihohoterwa ribabaza umubiri turebera ku bikorwa byakorewe umuntu uwo ari we wese ariko bakavuga yuko iyo ryakorewe ku mwana ibihano biriyongera kurushaho hari ihohoterwa rikorerwa ku gitsina ubwo ni ibikorwa ibyo ari byose bikorerwa hashingiwe ku myanya ndangagitsina ubwo nyine abakuze barabyumva ubwo ni ibikorwa birimo gusambanya abana gukora n'ibindi bikorwa byose bigamije kubakoresha imibonano mpuzabitsina hari uburyo nabyo umushinga amategeko yagaragaje ibyaha yagiye agaragaza ibihano bahabwa yewe hari n'irindi hohoterwa rigendanye na nshenguramutima niko nabyita ribabaza umutima ku mwana kubahoza ku nkeke amagambo mabi kubashushanya babahindura ikintu nk'inyamaswa umuntu nta bumuntu burimo ibyo byose umushinga amategeko yagiye agira ukuntu abiteganya
akabyita hakabaho na qualification cyangwa se inyito y'ibyaha kuko uko bahana umuntu wakubise undi cyangwa wakubise umwana siko bahana wasambanyije umwana turaza kubigeraho murakoze. Urakoze cyane uze kubiturebera neza niba biri na hafi ku buryo turaza no ukwitsa no kwibyo bihano bahabwa muri ayo mahohoterwa rwose warumaze kugarukaho aza kutubwira mu kanya ku bijyanye n'ibihano uwo muntu wakoze ibyo uwo muntu wakorewe uwo mwana ibyo bya bigiye bitandukanye yaba kumushengura umutima yaba rishingiye ku gitsina uraza kubitubwira mu kanya. Hanyuma Madame Vice Mayor hano iwacu Karongi tugize amahirwe yo kuba tugufite muri kino kiganiro bihagaze bite? Ese natwe haracyagaragara ihohoterwa rikorerwa abana cyane wenda mufashe nko mu myaka ibiri ishize mukagereranya naho tugeze muri kino gihe mubona bigabanuka? Ese birahari cyangwa twebwe byaranarangiye tudamarare? Ntabwo turi abatagatifu rwose. Ababyeyi inshuti zanjye tubiziranyeho turacyabona abana baba ku muhanda kandi nkuko navuze kurinda no kurengera umwana harimo ibintu byinshi hari kumuha uburenganzira bw'ibanze. Riba bivuze neza ngo hari ukuntu umwana akwiye gukurira mu muryango. Iyo uri umubyeyi ugafata umwana ukamubwira ngo najye ku muhanda yari umunsi wo kujya ku ishuri ukamuha najye gucuruza umwana akeneye kukubwira ibikobaje ntumuhe uwo mwanya ngo akubwire nabyo biri mu muhohotera. Niba utamuha uburyo kugira ngo agere ku iterambere nk'abandi kandi umushyigikiye bimushyigikiyemo nabwo rwose haba harimo kumuhohotera. Ibyo rero turacyabibona tubonera mu ngeri nyinshi. Tubona abana nubwo atari benshi ariko ntidukeneye ko hagira n'umusigara inyuma. Tubona abana bakurwa mu ishuri kubera imirimo mibi bakoreshwa tukabagarura ejo akongera agasubirayo. Ikigaragara umubyeyi aba yari kuya agapira ke kuko natumusubijeho turi ubuyobozi ntago tuzamufata ngo tumuzane ku karere cyangwa ku murenge cyangwa ku kagari. Turamujyana agasubira ku ishuri ibyibanza akabihabwa iyo tubifite nk'akarere tukabigerageza tukabimuha ariko yatashe mu rugo umubyeyi ntakora icyo agomba gukora n'ubundi wa mwana ya mpamvu ituma azerera ya mpamvu ituma ata ishuri ikagumaho umwana arongera akagaruka mu muhanda. Nkuko nabivuze uburezi ni ubwa twese. Nawe uri umunyamakuru n'undi muntu wese ugenda ku muhanda nubona umwana ari mu kaga ntuzamwirengagize ahubwo uzakora icyo ukwiye gukora. Noneho nidufatanya nkuko nabivuze uburezi bw'abana buzagerwaho. Ihohoterwa riracyahari ikiriho no kugira ngo turebe ko twayikurandura burundu binyuze mu bikorwa bitandukanye harimo nyine kumenyekanisha amakuru kumvisha ababyeyi ko kurera abana ari inshingano yabo ya mbere. Yaba abarezi bafata ku mashuri nabo bakabigira mu ruhare ariko twese nk'abanyarwanda tugafata umwana wese nk'uwacu bizagira umusaruro kurushaho. Hanyuma muri uko kwigisha dore ko ari no guhozaho iyo muganira n'ababyeyi bagiye batandukanye ese uruhare rwabo mu kurinda no kurengera umwana mubona ari ibintu bumva cyangwa se nabo kumva kwabo haracyari urugendo? Kumva ko ababyeyi haracyari urugendo ariko navuga ko hari nabigiza nkana. Hari nabigiza nkana ariko ntabwo twabareka nabo ntitwabavaho tuvuye ngo tureke babyare gutyo gusa bashyire mu muhanda. Bakwiye kumenya ko hari n'amategeko hano umuntu wabyaye umwana ntamurere akamutererana birahanirwa ngira ngo wenda ari baraza kubigarukaho cyangwa se natwe twabisoma mu mategeko agenga umuryango birahanirwa. Tuzakomeza kubigisha nubwo babyumva hari n'abatabyumva nyine nabo tugende tubafasha kugenda babyumva birushijeho. Hanyuma amasesenguro agenda akorwa warugorotse ku bana bo ku muhanda byaje kugaragara ko ari naboherezwa n'ababyeyi babo. Sinzi niba wenda hari igihe ugira n'umugisha ko wahura n'umubyeyi nk'umwe cyangwa se babiri bafite nk'abana nk'abo ngabo. Hari n'igihe muganira akakubwira ati yarananiye kandi mu by'ukuri wenda ari nawe ari n'umubyeyi wananiye umwana. Hanyuma ababyeyi bo hari bateganyijwe wenda araza no kutubwira wa mugani bwana Kamari aza kutubwira ababyeyi bo ibibateganyirizwa. Hari ibyo tuvuga wa mugani ugasanga abantu bumva ko ihohoterwa ariko gufata umwana ukaba wamusambanya fata ku ngufu byo twaje gusanga abana nta n'imbaraga bagira so kubafata ku ngufu wamusambanya. Ariko se aho babyeyi niba hari aho mwigeze muhurira ariko twumva cyane no kumva ubwo buhamya ni ibiki baturukamo?
njyewe ababyeyi turaganira cyane nibo bantu banjye kuko nzi neza ko nta muryango hari nta n'igihugu kiba gihari hari ibituruka ku makimbirane y'imiryango hari n'ibituruka kuko abantu barezwe ndetse hari n'ibituruka ku kwirengagiza cyangwa se ibibakikije hari wenda ntanze urugero hari abana babona hano ku muhanda njye ntago ndamuha igihano ntabanje kuvugana n'umubyeyi we umubyeyi arihandagaza akakubwira ngo uyu mwana yarananiye akamubwira ntese yarakunaniye nibura yakunaniye afite nk'imyaka ingahe nk'imyaka 10 none se ibyo agomba kumuha umwana w'imyaka 10 aba ari ku ishuri umwana wawe ariga ugasanga umwana ntiyiga umwana waranditse mu irangamimerere ntago nzo twamubyaranye urumva umwana bibyonyine kuba atazi uwamubyaye kandi uwo hari nk'umubyeyi ariko ntukenere kumwereka papa wiwe nabyo ni amakosa kuko afite uburenganzira bwose bwo kumenya inkomoko ye mu gihe agufite nk'umubyeyi ubukwe kumugaragariza ahantu yakomotse ntabwo ari cyo gusa afite uburenganzira bwo kwandika mu irangamimerere afite uburenganzira bwo kwiga afite uburenganzira bwo kugaburirwa afite uburenganzira bwo kwambika imyambaro afite uburenganzira bwose iyo watangiye kuba umuvutsa rero weho uri umubyeyi urabanza ukananirana ubundi umwana wawe akagukurikiza kuko nkuko natangiye mbivuga nabuze umubyeyi wambwira ngo ngere nkeje umwana wanjye yarananiye ahubwo bigenda bihinduka zirongazi n'umubyeyi uko umubyeyi nawe agenda ananirana ananirwa kuzuza inshingano zibanze zimureba ku mwana we niko n'umwana bireba akarema bikaba nko kwigumura kuri we akavuga ati n'ubundi ntacyo bari bumfashe umubyeyi nta kintu amariye nkwiye kwitwara uko niboneye naje gusanga inshuro nyinshi ari uko bigenda iyo ababyeyi rero tuganiriye hari ubwo uganira n'umugabo ati ise yarantaye none se ko umugabo wawe yagutaye mwebwe mwashakanye muri bakuru muziranye mukundanye uyu mwana niba se yaragutaye nawe ni ngombwa ngo umute hari urezo nagahita byumva akumva ko kwe kunambira umwana akamugarura mu gituza kiwe akamurera ariko rero kugira ngo sinishoboreye uwo rero niwo navuze ngo babandi dukomeza guhendahenda no kubigisha inshuro nyinshi kugira ngo abashe kubyumva yego wenda ibijyanye n'ibihano ari gitwaje Kamari turamwibikiye araza kutubwira ku bijyanye n'ibihano hari icyo arigiye kugarukaho wenda tarakomeza icyo nagira ngo nshimangire amakimbirane y'imiryango imyitwarire y'abantu bamwe na bamwe nk'uva ngo ntaza bo babyaranye ubusinzi zindi ngeso mbi zose zibona zitajyanye n'indangagaciro nyarwanda biri mu bimwe mu bidusenyera umuryango mu bidusenyera abana kandi tudafite abana nta ejo heza dufite niyo mpamvu ushishikariza ababyeyi buri wese kubera maso umwana we akamubera umurinzi akamubera umurinzi mu buryo bwose navuga mu buryo bukomatanyije yaba mu buryo bw'umubiri mu buryo bw'ibyiyumviro akamurinda mu buryo bwose yego murakoze kama hari icyo warugiye ku cyo naringiye kuvuga ni ku bigendanye nicyo mwari mwabajije vice mayor kigendanye niba ihohoterwa rigaragara mu karere yego natwe nk'abantu dukoreramo dushinzwe gukurikirana ibyaha bikorerwa abanyarwanda muri rusange harimo n'abo bana mu by'ukuri nk'uko babivuze ihohoterwa rirahari kuko bigaragarira cyane cyane ku abana bangavu baba barabyaye imburagihe batagejeje ku myaka kuko hari kese cyangwa se ibirego twakira bigendanye no guhohotera abo bana baba barabyaye bigaragarira mu mibare twakira nubwo haracyarimo inzitizi zo gutera intambwe yo kugira ngo bagaragaze ababa bahohoteye ariko nibura mu bitugeraho bigaragaza ko iryo hohoterwa ririho ubwo navuze ko ihohoterwa nyine ririya rishingiye ku gitsina ariko hari n'aho bigaragara bahabwa ibihano biremereye turi buze kubigeraho no ku bihano byabyo ariko ahandi hantu bigaragarira iyo urebye twavuze ko mu bantu bashinzwe kureberera umwana na leta irimo n'urwego twe tukaba tugaragaramo nk'urwego rw'ubutabera wowe urimo nanjye ndimo umusekara arimo umupolisi arimo twese nk'abari mu nzego za leta rero burya abana bakorerwa ibyaha ariko nabo burya barabikora nabo barabikora hari uburyo
bwagiye bushyirwaho bwo kubarinda ari uwabikorewe ariko noneho n'abandi babikoze kuko ari umwana hari uburyo itegeko rimufasha. Ubwo rero iyo tugeze muri abafatanyabikorwa nko kwa muganga kuri Isange One Stop Center uhasanga imibare miremire y'abana bahohotewe babyaye imburagihe cyangwa no ku masantere de sante iri hejuru cyane ugereranyije n'igera kuri RIB. Ibyo byose rero bigaragaza ko ihohoterwa rihari. Arakoze cyane abantu bari kutwumva tubabwira ko imirongo ya telefone iriho, niba hari igitekerezo ufite, niba hari inyunganizi ufite nawe ushobora kutubwira unyuze kuri 0725 10 25 25 na 0781 4 waca kuri YouTube channel wacishaho igitekerezo cyawe ndetse no kuri Facebook hariho poste, ubundi tugakomeza kugenda tuganira muri kino kiganiro kandi nawe nukigira mu ruhare birarushaho kugenda neza cyane. Bwana Nepo, noneho muri kino kiganiro umuntu ashobora kwibaza ni izihe gahunda zihariye mwebwe mufite zigamije kurengera abana mu Rwanda muri rusange? Gahunda zihari ni nyinshi kandi ziratandukanye. Imwe muri zo ni uko bare abana bagomba kwigishwa kenshi cyangwa se gukora amahugurwa menshi cyane atandukanye agamije kubashishikariza no kumenya gutanga amakuru ku igihe bahohotewe. Icya kabiri, bare abana bonyine ntago bihagije kuvuga ngo nibo tugomba kubwira bonyine, nabwo n'ababyeyi babo, kuko usanga rimwe na rimwe ababyeyi rimwe nimwe babigiramo uruhare, usanga umwana bazi ko yahohotewe ariko ugasanga nibo bambere bagiye guhishira cya kintu cyabayeho bagendeye kuvuga ngo uriya muntu wakoreye umwana wanjye ikosa cyangwa se wahohoteye umwana wanjye ni mwene wacu. Ugasanga rimwe na rimwe hari ababyeyi bahabwa amafaranga kugira ngo bahishire cya cyaha kiba cyabaye. Muri rusange icyo imiryango itegamiye kuri leta ya societe civile ikora cyane cyane no kurengera no gushishikariza babana kumenya uburenganzira bwabo. Iyo bamenye uburenganzira bwabo ibindi byose bigenda neza. Hanyuma muri izo gahunda zigiye zitandukanye mufite zirimo no kwigisha abo bana, mubona zaratanze umusaruro? Umusaruro zitanga ni mwinshi cyane kuko usanga nk'ubu ngubu umwana ibitekerezo byarafungutse. Abana bagiye bamenya aho bashobora kuba bacisha ibirego igihe bahohotewe, cyane ko ari usanga nk'umwana muto cyane ababwira ngo ndakurega kuri polisi. Akumva yuko polisi nyine ari wa muntu uri hariya, we abayumva ari umuntu umwe ahari cyangwa se umuntu ufite agaciro gakomeye kuri we, akavuga ati ndakurega kuri polisi. Buryo umwana iyo bivuze kijya kintu wumva gishimije cyane kuko bawumva yatangiye kumenya uburenganzira bwe kandi akiri umwana mutoya cyane. Ubwo rero ibyo byose bitwereka yuko dushyizemo imbaraga twese, tutavuze ngo ni polisi cyangwa se ni RIB cyangwa se ni muntu mu nzego z'umutekano, ahubwo buri wese akabijisho rya mugenzi we, nkeka ko ihohoterwa ryashira mu iki gihugu. Urakoze cyane. Watubwiye gahunda ziba ku kigo cy'urubyiruko, ariko se noneho uruhare rw'ikigo cy'urubyiruko mu kurinda no kurengera umwana nuruhi? Murakoze cyane. Kura kwiyo mikoro neza. Yego. Murakoze cyane. Ubundi ikigo cy'urubyiruko reka mvuge ngo cyaje gikenewe. Impamvu bivuze gutyo, ku itariki 5 n'itariki 6 twagize amahugurwa yitabiriwe n'urubyiruko ndetse n'ababyeyi. Rwari urubyiruko 50 yarategwa n'ikigo cy'urubyiruko. Yego. Ndetse n'abafatanyabikorwa. Twateguye amahugurwa kugira ngo duhugure ababyeyi ndetse n'urubyiruko bari kumwe. Ayo mahugurwa yakozwe ku itariki 5 n'itariki 6 z'uku kwezi kwa gatandatu. Ahanini twari turi kugaruka ku ruhare rw'ababyeyi n'uruhare rw'urubyiruko mu ikoreshwa ry'ikoranabuhanga, ariko twabahereho n'ubutumwa cyane cyane mu bijyanye no gufasha abana. Cyane cyane turi mu gihe cy'ikoranabuhanga, aho usanga ababyeyi bafite telefone nini, smartphone, ariko abana nabo bakaba bakeneye kwiga no kumenya ku bijyanye n'ikoranabuhanga, ariko umubyeyi akaba ataha umwana iyo telefone akamukubita ngo ushegenda, ariko akeneye n'ubwo bumenyi. Twarabahuguye rero tubaha ubumenyi mu bijyanye n'uburyo bakwiye gufasha abana babo
kugira ngo bunguke ubumenyi ariko nanone ntibababuze uburenganzira mu bijyanye no kugira ubumenyi mu bijyanye n'ikoreshwa ry'ikoranabuhanga kandi ababyeyi barabyishimiye ndetse n'urubyiruko barabyishimiye si ibyo gusa kuko mu kigo cy'urubyiruko dufite isomero ry'abakuru n'abato ariko by'umwihariko urubyiruko dufitemo ibitabo bito aho twakira urubyiruko nk'uko nabivuze kuva ku myaka 7 turabakira noneho tukabigisha gusoma tukabigisha tukabasomera nabo bakisomera bakaganira kuko ni ahantu heza urubyiruko ruhura rukaganira impamvu mbanje kugaragaza ayo mahugurwa yakozwe nkagaragaza na by'umwihariko mu kigo cy'urubyiruko kino cyumba cyane cyane isomero rifasha urubyiruko bijyanye no gusoma ndetse n'ibindi nuko muri abo urubyiruko twakira umunsi ku munsi mu kigo cy'urubyiruko bagenda batugaragariza ibijyanye n'ibibazo bagenda bahura nabyo ariko by'umwihariko tukabafasha bamwe ariko nabo tukagira n'uyu mwanya mwiza yenda ndaza kubigarukaho nza no gusaba ababyeyi ariko ubona babyisanzuye uruhare rero rw'icyurubyiruko mu kurengera umwana naho ngaho bitangirira iyo urubyiruko rwaje cyangwa se abana yo baje mu kigo cy'urubyiruko ni ahantu hatekanye turabahugura tukabaha ubumenyi bakumva bisanzuye nubwo bagaragaza imbogamizi bahura nabo mu rugo ababyeyi bakababwira nabi bakabakubita bakabatuka izo ni imbogamizi abana bagenda bagaragaza iyo baje mu kigo cy'urubyiruko mboneraho no gusaba ababyeyi kugira ngo kubwira umwana nabi ntago ari igisubizo abandi bagiye bagarukaho nyakubahwa Vice Mayor nawe yagiye abivugaho na Ribu yagiye abivugaho kubwira umwana kumutuka ntago ari ukumufasha mboneraho no gusaba cyane cyane n'ababyeyi bafite abana kujya babazana mu kigo cy'urubyiruko rero ikigo cy'urubyiruko uruhare rwacyo ikintu cya mbere ni ukugira ngo tubafate no kubafata no kubafasha mu bijyanye n'amasomo mu bijyanye n'ubumenyi mu bijyanye no kubahugura kugira ngo ubwo bumenyi babugire ariko nanone babanaho kugira ngo bajye mu muhanda barwane bagire gute baba bari mu kigo cy'urubyiruko rero ikigo cy'urubyiruko turabafata tukabafasha mu bijyanye n'ubumenyi ariko nanone tukabarengera kubarengera rero harimo amahugurwa harimo kubungura ubumenyi mu bijyanye no gusoma no kubaganiriza ku bijyanye n'ubuzima bwabo tukagira rero nama mu kigo cy'urubyiruko dufiteyo icyo bita abakangurambaga b'urungano tubita aba peer educators bafasha urubyiruko ndetse n'abana mu bijyanye no gusobanukirwa ku bijyanye n'ubuzima bwabo izo rero ni serivisi zigiye zitandukanye dutanga mu kigo cy'urubyiruko zifasha ndetse zikanarengera umwana ese mu kigo cy'urubyiruko ni naho dusanga ari amatsinda y'urubyiruko rugiye rutandukanye usanga bagiye nko kubakira abantu turimo tw'igikoni n'ibiki yego nabo babarizwa hariya nabo babarizwa n'ubundi mu kigo cy'urubyiruko hari n'abo najyaga mbona bajya gusura nk'ibigo by'amashuri bitandukanye bakaganiriza abana nubwo ntazi ingingo ziba ziganirwaho nazo ziba zirimo bijyanye no kubigisha amategeko abarengera ibintu nk'ibyo ngibyo cyane rwose by'umwihariko nk'urubyiruko rw'abakorerabushake rubikoraho kuko narwo turufite mu kigo cy'urubyiruko si ibyo gusa no mu mirenge igiye itandukanye nko mu kwezi kwa 5 n'ukwezi kwa 4 twagiye dusura imirenge igiye itandukanye nabonye mwagiye za Gashari na za Gishyita niba byibuka neza Murambi twagiyeyo Murundi Mutuntu twagiyeyo Twumba twagiyeyo Gishyita twagiyeyo ku buryo dusigaje n'indi mirenge tugiye gusura muri kuno kwezi kwa 7 ariko nanone by'umwihariko tukagaruka n'uruhare cyane cyane ariko reka mbivuge reka nshimire by'umwihariko urubyiruko rw'abakorerabushake bagira uruhare runini cyane cyane mu gutanga amakuru iyo habaye ihohoterwa iyo bamenye ko hari umuntu uri guhohotera umwana cyangwa se n'irindi hohoterwa iryo ari ryo ryose batanga amakuru ndereka mbashimire by'umwihariko abadukurikiye ndereka mbashimire muri rusange nshimire urubyiruko rw'abakorerabushake ndetse n'abandi bantu rwose batanga amakuru ku mwana mu gihe ari guhohoterwa rwose bagira uruhare rukomeye cyane turabashimiye hanyuma hari muri ayo matsinda agiye atandukanye hari itsinda ryigeze kuba ari wenda Vice Mayor niba hari amakuru afiteho araza kutubwira ariko wenda nawe waburizi ryitwa Rwanda Youth Advocacy Champion yego riracyakora ndibuka ko iri tsinda niryo ryatushaga cyane kuri ikintu turi kuganiraho bijyanye no kurengera umwana muri rusange riracyakora rigeze kuba riyobowe n'umuntu witwa Shukuru Pascal yego yego
yarafatanyije n'uwo bita Anastase. Yego Anastase Ngirimana. Yego Ngirimana Anastase. Iracyahari ariko ikintu yenda twabasaba no kuyishyiramo imbaraga kuko ntago bari gukora nkuko bakoraga mbere. Hari igihe rwose hari igihe ibintu byari bishyushye cyane. Icyo tuza gukora yenda nk'ikigo cy'urubyiruko yenda twaza kubegera kugira ngo tuze kurushaho gukorana kuko ndabyibutse uruhare rwabo ni ingirakamaro cyane. Ndabyibutse bano bantu Madame Vice Mayor wenda mwari mutari mwaza hano iwacu neza cyane ariko hari ukuntu bakoranaga na za kandi bakoze ibikorwa bikomeye cyane muri kano karere. Wabonaga ko ibibazo byarabonekaga nibyo nk'uyu munsi nkuko namwe abigarutseho ntago turi shyashya byaha biragaragara ariko ntago twakwirengagiza uruhare bagize mu kurinda no kurengera umwana. Buriya no kongera namwe mwabaganiriza meya buriya ibintu byagenda neza. Yego yenda utaragaruka kuri nyakubahwa Vice Mayor nagira ngo nkubwire ko twatangiye gahunda mu kigo cy'urubyiruko cyo gushinga amatsinda cyane cyane mu bigo by'amashuri yo kurwanya ibyaha ndetse no kurengera cyane cyane umwana. Ntago ari mu bigo byose dufite mu karere yenda ntago twe twahagera ariko mu bigo bigiye bitandukanye biri hano yenda mu mirenge nka Rubengera, Bwishyura, Gitesi, Rugabano ndetse no mu bindi bigo by'amashuri biri muri mirenge igiye itandukanye. Twagize initiative yo kugira ngo dushinga ayo matsinda yo kurwanya ibyaha ariko nanone ubwo bumenyi bafite kuko ibigo by'amashuri bijya bigira gahunda yo kuva mu bigo by'amashuri bakaza muri community. Niho badufashiriza rero bagafatanya na rwa rubyiruko rw'abakorerabushake bagafatanya n'abandi mu bijyanye no kugira ngo dukore ubukangurambaga ku bijyanye no kurengera umwana, kwirinda ibyaha no kwirinda ihohoterwa iryo ari ryo ryose. Birakoze cyane. Yego reka tugaruke kuri Kamari noneho umuntu wahuye n'ihohoterwa hitabaza izihe nzego? Murakoze. Umuntu wahuye n'ihohoterwa nk'uko byagaragaye mu kiganiro turimo dukora byabanjirije n'ibyo uhagarariye ikigo cy'urubyiruko avuze, inzego zose birazireba ariko by'umwihariko nk'inzego za leta harimo ba mutwarasibo, harimo ba mudugudu kuzamura kugeza ba gitifu tugari byose iyo babimenye baratumenyesha. Ubwo ni ku rwego rwa leta ariko mu nzego z'ibanze nkatwe rero byamenyekanye ahanini nitwe bireba cyane nka RIB. Urwego rwa RIB iyo rubimenye ruhita rwihutira no kumenyesha urwego rw'ibitaro nko muri Sanyana Stop Center hari serivisi bahabwa zibafasha biturutse n'ihohoterwa bakorewe navuze kare. Hari ihohoterwa rishingiye ku gitsina abantu baba basambanyijwe, hari ibyo kwa muganga bakora bibareba kuba bamuvura bamuha imiti banadufatira n'ibimenyetso bizadufasha mu butabera. Abaye yatwise byamuviremo gutwita hari ibyo bateganya bigendanye no kumuvura. Ikindi ibwo natwe tukagendana n'ibigendanye no gukora iperereza riganisha ku butabera tugenza icyaha uwo muntu yakorewe. Noneho gifite uyu mwanya tugaruke kuri bya bihano umuntu wahohoteye umwana mu buryo bugiye butandukanye. Ni ibiki bimutegereje muteganyirijwe ni ibiki? Mu by'ukuri umuntu wahohoteye umwana nyine bimutegereje naho urabyumva ni ibihano bigendanye n'iby'amategeko ateganya. Ni ukuvuga ngo mu rwego rwo guca ibi byaha harimo n'amategeko akakaye afite ibihano bikakaye biremereye. Dufate nk'urugero duhere kanwa. Uburyo bwa kabiri ni ugukoresha urugero. Aha nagira ngo abatwumva wenda tubasobanurire neza aka ka gatatu k'iyi ngingo. Ni ibikorwa umuntu akora agamije ishimisha mubiri rishingiye agamije mbese kwishimisha. Si ngombwa ngo abe yashyizemo icyo gitsina ariko akakora ibyo bikorwa agamije kwishimisha. Nubwo atakwishimisha ariko ibyo bikorwa bikaba byakururira na wa mwana kugwa muri wa mutego wo kumusambanya. Nihuse rero umushinga amategeko yavuze ko umuntu wakoze ibyo bikorwa byose yabihamijwe n'urukiko birumvikana ibihano biri hagati y'igifungo cy'imyaka 25 n'igihano cya burundu.
25 ukuntu umushinga amategeko yabiteganyije. Mbese ubwo nuvuga ngo umuntu agenerwa igifungo kiri hagati y'imyaka 20 n'imyaka 25. Biraza bikagera kuri burundu rero iyo wa muntu wabikoze wasambanyije umwana uri munsi y'imyaka 14 y'amavuko, wowe bamukatira burundu, ni igihano cya burundu umucamanza amuhereza. Nanone iyo gusambanya umwana byakorewe ku mwana bikamutera indwara zidakira cyangwa se zikamuviramo ubumuga, aho naho umucamanza amuhereza igihano cya burundu. Indwara zidakira rero zirazwi, zirimo nyinshi, harimo sida n'izindi ndwara. Aha nabibutsa rero tukiri ku iki cyaha nyine ntigisaza, uwagikora igihe icyo ari cyo cyose yakurikiranwa. Ibyaha biravuka nabyo ni nk'abantu byageraho bikanasaza, ariko hari bidasaza. Niki mu byo twa dusanzwe tuzi niki kiyongereyemo cyo gusambanya abana. Ibyaha rero bikorerwa ku mubiri, wenda ngarutse ku bikorwa ku mubiri, twavuga ibyaha byo guhutaza, gukubita no gukomeretsa. Biriya byaha umushinga amategeko yavuze yuko ugikoreye umuntu uwo ari we wese igifungo kiri hagati y'amezi 6 n'umwaka umwe. Ariko tugarutse ku ihohoterwa rikorerwa abana, ikigaragaza ko guhotera abana ari ikintu gikomeye. Bavuga yuko iyo byakorewe ku mwana, icyo cyayo cyakorewe ku mwana cyangwa se ku mubyeyi washyingiranywe na mugenzi we udashoboye kwitabara, bya bihano biraza bikaba hagati y'umwaka umwe n'imyaka 3. Aho hiyongeraho n'icyo bita ihazabu. Ihazabu ni amafaranga acibwa umuntu nk'igihano, ariko nayo ajya mu isanduku ya leta. Ubwo wahohoteye umwana ku bigendanye no kubabaza umubiri, gukubita no gukomeretsa, ahanishwa nyine kiriya gifungo kiri hagati y'umwaka umwe n'imyaka 3, hakiyongeraho n'ariya amafaranga y'ihazabu hagati y'ibihumbi 300 n'ibihumbi 500. Aho ni kuri cya cyaha cyo gukubita no gukomeretsa cyangwa se ibyaha bibabaza umubiri byakorewe ku mwana. Dukomeze rero, twahoze tuvuga ibintu bigendanye no kurinda umwana ihohoterwa kuva avutse, bigeze kubivugaho. Umuntu atangira kubarwa ko ari umuntu agisamwa. Niyo mpamvu umushinga amategeko yashyizemo ko no kwikuramo inda nabyo ari icyaha gihanwa n'amategeko. Uwo byagaragayeho ni igihano cy'igifungo kiri hagati y'umwaka umwe n'imyaka 3 nawe ahabwa. Ibyo nibigaragara mu itegeko ry'ibihano n'ibyaha muri rusange. Twihuse, hari itegeko bashyizeho rigendanye ryerekeye no kurengera umwana, ryihariye nomero 71/2018 nyine ryo kuwa 31 z'ukwa 8/2018, rishyiramo ibyaha byinshi bikorerwa umwana. Harimo icyaha cyo guha umwana inzoga cyangwa itabi cyangwa se kubimugurisha. Umushinga amategeko yagaragaje ko guha umwana, ibingibi bavuga ngo uhaye umwana inzoga, twabona umwana uwo ari we, kari umuntu uri munsi y'imyaka 18, uwo wenyine kumuha inzoga. Umushinga amategeko yagaragaje ko harimo igihano, uwo bigaragayeho ni igihano hagati y'ukwezi kumwe n'amezi 3 n'ihazabu y'amafaranga 100 kugeza kuri 200. Uwo nuha umwana inzoga kwakunda muha kumusomya. Umugurisha inzoga rero kwakunda umwana agenda akagura inzoga cyangwa itabi, umushinga amategeko yashyizemo noneho igihano kiri hagati kitari muzi y'amezi 3 n'amezi 6. Burya nacyo ni cyinshi, n'ihazabu y'amafaranga atari munsi, ari hagati y'amafaranga 100 n'ibihumbi 200. Uwo ni wa muntu wagurishije inzoga umwana. Urugero, mfasha umwana wanjye ndamubwiye ngo nagende kuri butike anzanire inzoga, we nabonye umushyitsi ari munsi afite ya myaka 18, aho biratandukanye. Aragiye, wamutumye nk'umwana mu rugo, arazizanye, aho nta kibazo. Ariko nanone ahandi bibera ikibazo, arazizanye noneho urazinyweye unazisangiye nawe, aho ngaho hari ikibazo ko ntiwemerewe kumuha inzoga.
ahangaha kugurisha inzoga umwana bavuga ni kwa kuno umwana agenda agafata icupa mu kabari akanywa nawe ubibona niwe urebwa n'iri tegeko. Hari iri tegeko ryo kurengera umwana twihuse, hari ryo ryise guhoza umwana ku nkeke cyangwa ko mu bihano biremereye twabivuzeho. Ahangaha ibihano rero kumuhoza ku nkeke ni kwa kumubwira amagambo mabi, kumutuka. Aha bavuga yuko ahabwa igifungo kitari munsi y'imyaka 2 ariko kitarengeje imyaka 3, naho bagashyiraho ihazabu y'amafaranga hagati y'U200 n'U300. Ariko bakanavuga bati iyo byamuviriyemo ubumuga, bya bihano kwa kumuhoza ku nkeke byamuviriyemo ubumuga, igihano kiri hagati y'imyaka 5 n'imyaka 7, ariko naho hazamo n'ibihano bya burundu iyo byamuviriyemo urupfu. Umwana yahawe ibihano biremereye ariko byamuviriyemo urupfu, icyo gihe igihano kiba igifungo cya burundu, umucamanza ashobora kugitanga. Hari ibindi byaha birimo harimo nko kwanga gutanga umwana umubyeyi, bikunze kuba ku babyeyi cyangwa se kuri babandi baba barabyaye mu buryo butemewe n'amategeko, bareba bagasanga umwana ahantu ari ntabwo bwa burenganzira bwe bwa kibyeyi buri kuboneka, bakaba bamusaba kumutanga, wenda kumuhereza umwe mu bamubyaranye, kandi wenda babona ko ahantu ariho abayeho nabi kandi najye hari abaho neza. Nawe uwanze gukora ibyo ngibyo bavuga ngo umuntu udatanga umwana cyangwa udashyikiriza umwana igihe amusabwe n'ubifitiye uburenganzira bwemewe n'amategeko, umushinga amategeko yavuze ko abakoze icyaha ibihano biri hagati rero y'igifungo cy'amezi 2 ariko kitarenze amezi 6 na yahazabu y'U500 kugeza kuri miliyoni. Hakaba noneho hari ikibazo mwavuze cy'inshingano z'ababyeyi batubariza inshingano zabo za kibyeyi ziteganwa muri rya tegeko ry'umuryango n'abantu n'izungura. Buriya bavugamo inshingano z'umubyeyi kubyara, kurera, byose. Bavuga ko umubyeyi cyangwa se umwishingizi undi cyangwa undi wese ufite ububasha ku mwana byemewe n'amategeko, ariko tuvuge se no mubyeyi ku maraso, ariko ndi umubyeyi kuwenda umwana naramwadubuse cyangwa naramugize ku buryo bw'itegeko, utubahiriza inshingano za kibyeyi zirimo bwa burenganzira bw'umwana bwo kumurinda nyine, mbese byamurinda ingaruka mbi ku mwana, ku mutekano we, imibereho ye, bigatuma umwana yishora mu buzererezi nyine abakoze icyaha. Umushinga amategeko hano yarabivuze rwose, abatwumva nizere ko babifata neza. Hano harimo igihano cy'igifungo, hano harimo igihano cy'imirimo y'inyungu rusange mu gihe kitarenze ukwezi kumwe. Ibaze rero kuba umubyeyi yatubarije inshingano ze, bakamufata bakamujyana muri tije akajya gukora tije. Iyo bibaye insubira cyaha rero nk'uko vice mayor yabivuze, kwa kundi umubyeyi yigishwa nyabuna umwana murere akavuga ngo sinshoboye kandi babona ashoboye, noneho hazamo igihano noneho cy'igifungo iyo bayisubira cyaha. Urumva leta nta kuntu itagize ngo igoragoza abantu. Uwo bigaragayeho rero ni igifungo kitari munsi y'amezi 2 ariko noneho nikirenze amezi 6 hakazaho noneho nihazabona none $500 ariko ntarenge miliyoni y'amafaranga y'u Rwanda. Hano harimo ibindi byaha rya tegeko riteganya rirengera umwana, riri kwereka umwana amashusho y'ibintu bigenanye n'urukozasoni, nabyo bifite n'igihano kiremereye. Ni igihano kiri hagati y'imyaka 5 n'imyaka 7 n'ihazabu y'amafaranga $3,000,000 kugeza kuri 5 ku muntu wahamwe n'icyaha cyo kwereka umwana amashusho yerekeranye n'ishimisha mubiri rishingiye ku gitsina cyangwa se kumwumvisha amazwi yerekeranye nabyo. Murumva yuko kandi ikoranabuhanga ryaraje, murabizi, telefone abana barajya kuri YouTube n'iki, wa muntu umubona areba ibitera soni nawe ntamubuze, ntaho abatane n'uyu nguyu ubimwereka afite icyagamije. Hari ibindi gufata amashusho n'amajwi by'umwana nabyo atabiherewe uburenganzira, nabyo birahanirwa. Hari ibyo bita gushora umwana mu busabirizi, umubyeyi cyangwa se umuntu wese bashora umwana mu busabirizi nawe arahanwa. Mujya mubibona mu migi, hari igihe umubyeyi afata umwana we akamushorera
akagenda asabiriza naho harimo igifungo umushinga amategeko yarabiteganyije kiri hagati y'amezi 6 n'umwaka umwe ariko bikavuga ngo uyu washowe mu gusabiriza afite ubumuga bw'umubiri cyangwa se ubwo mu mutwe mujya mubibona ko hari umubyeyi yitwaza ko yabyaye umwana ufite ubwo bumuga nkaho yakoza ahubwo akamugira igikoresho akagenda mu nzira amutwaye ari kumushakiraho indonke kubera yitwaje uko kuntu ameze icyo gihe byitwa ko yabimushoyemo hari ibindi byaha bikunze kugaragara by'abata umwana ibi byose ni iby'umushinga amategeko yagaragaje kugira ngo twumve uburemere bwabyo twumve na bwa burenganzira umubyeyi bavuga ko umubyeyi cyangwa umwishingizi cyangwa undi wese urera umwana mu buryo bwemewe n'amategeko ngo twabivuze umwana abakoze icyaha ariko hayashyizemo ibice bibiri hari uguta umwana ahantu hagaragara n'uwatambuka akagira impuhwe akaba yamutwara cyangwa akamutabariza ariko hari na wa wundi umujyana akamuta ahantu hataba abantu batazi mu gihuru se ku buryo inyamaswa zamurya muri tuwarete n'ahantu hose atagira umutabara ariko wa wundi wamushyize ahantu hagaragara nawe igihano nticyoroshye ni hagati y'imyaka 3 n'imyaka 5 nihazo y'amafaranga kuva kuri 50 kugeza ku 100 y'amafaranga y'u Rwanda na wa wundi wamutaye ahihishe igihano kiri hagati y'imyaka 5 n'imyaka 7 nihazabo y'ayo mafaranga ibihumbi 100 ariko atarenze 200 rero gutererana cyangwa gutumwana hasi kumuta gusa no kumutererana akaba yagira ibibazo iyo gutererana cyangwa gutumwana byamuteye uburwayi budakira murabona ko umushinga amategeko yagiye abikiramo nabyo yabiteganyije hari igihe nyine yanaboneka uburwayi budakira afite bikazagaragara ko bwaturutse kuri kwa kumutererana cyangwa kumuta ibihano by'umushinga amategeko yabikize hagati y'imyaka 7 n'imyaka 10 numva ko bikakaye nihazabona no y'amafaranga hagati y'ibihumbi 100 n'ibihumbi 200 none iyo byamuviriyemo kwa kumutererana yamutaya hataboneka nibura ngo abantu be bamubona aho ngaho hazamo igihano cya burundu cy'igihano cy'igifungo cya burundu murumva rero ko ntabwo byoroshye n'umushinga amategeko biturutse n'uburemere bw'ihohoterwa ribaho aha cyane twibanze ku ihohoterwa rikorerwa abana ibi nibyo nari nashoboye kureba ku bintu bigendanye n'ibihano ariko nkuko nabivuze sinasoza ntabivuga wenda ntabibwiye abatwumva abana mu by'ukuri bakorerwa ihohoterwa ariko nabo bararikora dufata urugero ugira icyo ugasanga umwana w'imyaka 18 cyangwa 17 yakubise mugenzi we icyo gihe nawe arahanwa ariko kubera ko itegeko rikimubara muri range y'abana hari uburyo bahanwa no mu buryo bw'ikurikirana cyaha wenda iyo bibaye ngombwa ko bafungwa ntabwo umwana afunganwa n'umuntu ukuze ibihano bahereza umuntu ukuze wakoze icyaha hari uburyo umushinga amategeko yabiteganyije ko we agabanyirizwa kwa kunda badashoboye kwiburanira leta yashyizeho urugaga rw'abavoka rwunganira abana bahembwa na leta bakoze ibyaha kabone nubwo yakoze icyaha ariko n'umwana arahanwa ariko ahanwe nk'umwana anigishwe anagororwe ariko abifashijwemo na leta murakoze yego bwana Hakamara rakoze cyane kudufasha ngira ngo birasobanutse iminota yacu iri kugenda ariko ntago dushobora gusoza kino kiganiro tugarutse ku mbogamizi zigihari mu kurinda ndetse no kurengera umwana mwebwe wenda buri wese araza kugira icyo yivuga mubona ari ize mbogamizi zigihari mu kurinda ndetse no kurengera umwana reka duhere kwa Aime tuze gutya Aime ubibona ute ese nepa bibona ate muri societe civile ese bwana Kamara yibona ate muri ribu none turasoreza hano kwa nyakwa vice mayor nawe ku rundi rwego rwo hejuru batubwira ese bo babona ari izi mbogamizi zigihari mu kurinda ndetse no kurengera umwana murakoze cyane zimwe mu mbogamizi rero ngiye mbona cyane rwose imbogamizi zo zirahari imbogamizi ya mbere igaragara ubusanga ari imyumvire ahanini ikabiri ku mubyeyi rero izo mbogamizi tuvuge nk'urugero nk'ubu dufite igikorwa kiri gukorwa n'urubyiruko rw'abakorerabushake mu karere kose bagera ku 102 bari kugarura abana bataye ishuri bakabasubiza mu ishuri abo bana bari kugarurwa bose dufite n'imibare nayo ndayifite
abo bana bazahabwa ibikoresho, bahabwa amakayi, ibikoresho byose bibafasha kugira ngo bakomeze bige. Ariko ugasanga umubyeyi ibyo bintu ntabwo abyumva, amusize mu rugo, aramubwiye ngo ajye kuragira ihene, ugasanga ni ibyo. Rero imyumvire y'ababyeyi nizo mbogamizi, niyo mbogamizi ya mbere ihari. Mboneraho no gusaba ababyeyi rwose badukurikiye kugira ngo umwana be gukura abana mu ishuri, bige, bareka abana bige, kuko nibo Rwanda rw'uyu munsi, nibo Rwanda rw'ejo, nibo bazaba abayobozi b'urubyiruko, nibo bazaba ba rwiyemezamirimo. Rero imbogamizi ya mbere ni ababyeyi rwose. Ababyeyi, hari ababyeyi dufite bagifite imyumvire yo kutareka abana, ugasanga barababangamiye, babujije kwiga, babujije kwisanzura. Iyo niyo mbogamizi ya mbere. Hanyuma indi mbogamizi iri ko bakoresha abana, niyo mbona agiye ku bantu bakoresha abana. Ugasanga umuntu arasobanutse, yarize rwose nta kibazo, ariko akoresheje umwana ufite imyaka 9, afite imyaka 12. Abo nabo tubagira, ugasanga aramukoresheje, umwana ntajya ava mu gipangu, naho ngaho akorera gusa, umwana ntiyagiye kwiga, ibi ntashoboye, umwana afite impano, usanga umwana afite umuruto uri mu ishuri. Noneho ikintu cyo aho ngaho niho bibera bibi. Ugasanga uwo mwana ari gukoresha niwe uhagira uwo mwana we, nawe akajya akamwohereza ku ishuri. Iyo rero ni zimwe mu mbogamizi tugenda duhura nazo, ugasanga zitumye uburenganzira bw'umwana bubura. Hari naho twagiye tubona zimwe mu mbogamizi cyane cyane ziboneka nko ku ishuri, ugasanga umwarimu ntago yita ku bana neza, nabo ugasanga umwarimu agize uruhare kugira ngo umwana ave mu ishuri cyangwa se uburenganzira bw'umwana bugire. Izo nizo zimwe mu mbogamizi 3 navuga. Murakoze cyane, reka tujye kwa Nepo nawe atubwire uko ayibona. Murakoze cyane. Umenya ntari bujye kure cyane ya Eme, nuko imbogamizi ya mbere ari imyumvire, nanjye niko mbibona, cyane cyane iri si ku babyeyi bonyine, kuko nkuko twabikurikiye muri cya kiganiro mwagiranye n'abantu uyu munsi, nuko bo mwumvaga ko bavuga ko ikibazo kiri ku bana kikaba no ku babyeyi. Bo rwose bavugishije kuri hariya, ikibazo kiri hagati y'abantu uko ari babiri, yaba abana harimo abagifite imyumvire kugira ngo uzabagorore bigoye cyane, ariko ababyeyi nabo imyumvire yabo rimwe na rimwe usanga bumva barabaye tereriyo, akumva ko ikibazo ubw'umwana ari ku ishuri ibyo birahagije, we ntakurikirane bwa burere bw'umwana nyuma yo kuva ku ishuri, ngo amenye n'uburyo ki ashobora kuba yamugorora. Icya kabiri mbona, uruhare rwa leta ruba ari rwinshi cyane, ariko urwinshi bararukoresha. Shimira ubuyobozi bw'igihugu buri cyo hariho inzego zigiye zikurikirana mu buryo bafasha umwana kuba yagororoka, ariko rimwe n'imwe bikanga. Mujya mubona bari abana bajyana iwawa bakamuha ibikoresho, nyuma y'iminsi ingahe akongera agatoroka, kandi bamuhaye uburere, bakoze ibishoboka byose. Imbogamizi rero zigiye hari kuvuga ngo hakwiye kurebwa uburyo ki haba ikurikirana rya wa mwana umunsi ku munsi, noneho n'uvuye kwiga iwawa hakagira uburyo bwo kumukurikirana ku buryo ibikoresho bihabwa, bakavuga bati ese ko hawe ibikoresho ni gute twakurikirana uburyo yakomeza akaguma muri wa murongo wo kumuteza imbere, kugira ngo yongere asubire inyuma, atangire kunywa amatabe nk'uko byari biriho. Icya gatatu mbona nuko twakangurira abandi bantu batari ababyeyi, ahubwo abandi babona wa mwana ku ruhande cyangwa se bahura nabo umunsi ku munsi, ko nabo bajya bagira uruhare rwo kugira ngo babe batanga amakuru ku mbogamizi babona umwana yose yaba afite, kuko harimo abayibona bakavuga bati uriya n'umwana kwa kanaka nta kibazo arakuze, kandi nyamara mu by'ukuri umwana utarageza imyaka 18 burya imitekerereze ye usanga abatarabasha kwifatira icyemezo. Mbona uruhare rwa buri muntu wese rwo kugira ngo tubashe kurinda abana bacu kandi tubashe kubateza imbere mu buryo bwari bwo bwose. Murakoze cyane. Murakoze. Nanjye imbogamizi mbona cyane cyane mu bigendanye n'ikurikirana uburenganzira butagenda neza bw'abari abana baba bakorewe ihohoterwa. Experience twe tuhura nayo cyane, ihohoterwa ribabaza umubiri akenshi rikunze kugaragara ko niyo byanabaye hari n'igihe umuntu muri societe abivuga, abantu bagahaguruka bikamenyekana. Hanjye nibanda kwiri rikorerwa ibyaha byo gusambanya abana cyane cyane. Akenshi ibi byaha bikunze gukorerwa babana bari kuvumbuka batangiye kugera mu myaka y'ubushyuhi.
akenshi bizezwa ibintu bakizezwa ibitangaza bagashukwa muri kwa gushukwa bakabateramo icyizere cyane cyane baba babikoranye n'abantu bizewe pe no muri sosiyete bakabikorerwa n'abantu bafitanye isano w'umuryango mugari ni babande abana bita banko ba nyirarume mbese abantu bafitanye amasano ya hafi ku bigo by'amashuri bakabikorerwa n'abarimu babo kubera ibintu babashukishije ibyo byose rero hari n'amakuru atari meza naho ababyeyi bigaragara ko babikoreye abana babo aho usanga n'abarezi babikoze ariko ibyo bintu byose bakabiceceka biri mu muco rero wo guceceka iyo niyo mbogamizi ya mbere ituma abana bahohoterwa bikaba imbogamizi ikindi ubushakashatsi bwagaragaje yuko abana b'abahungu bibasirwa cyane burya n'ihohoterwa ribabaza umubiri naho ab'abakobwa bakibasirwa cyane na ririya hohoterwa ryo kubasambanya ariko nanone na ririya hohoterwa rikorewe ku gitsina naryo ariko nanone na ririya ribabaza umutima cyane cyane bari abana bageze yego ritera intimba ku mutima yego bakunze gukorerwa igihohoterwa rigendanye nabyo ubwo rero ngewe nashishikariza abantu ko umushinga amategeko yateganyije ko mwabonye ko ibyaha biri mu byaha by'ubugome umuntu wese utagatanga amakuru nibyo nagira ngo nshishikarize abariho batwumva bumve yuko umunsi ribu cyangwa se inzego z'umutekano cyane cyane zamenye yuko habayeho guhishira ribu buriya turi mu rwego rw'ubutabera ariko turi no mu mutekano kuko burya ibyaha byabaye n'umutekano uba wapfuye uba wangiritse niyo mpamvu tuhagaragara hose nagira ngo mbibutse ko ingingo ya 143 y'itegeko rihana ibyaha mu Rwanda ivuga ko umuntu wahishiye icyaha cy'ubugome cyangwa se icyaha cy'ubugome cyangwa gikomeye buri ibyaha nabyo bigiye bibamo birutana umushinga amategeko yarabitanishije ibyaha by'ubugome n'ibikomeye ariko ibi byaha biri mu byaha by'ubugome urumva birenze n'ibikomeye avuga ko umuntu wese wamenye icyaha cy'ubugome cyangwa se gikomeye cyaba kigiye gukorwa cyangwa cyakozwe ntahita bimenyekanisha ngo ababishinzwe cyangwa inzego zishinzwe umutekano cyangwa z'ubutabera nko nabivuze cyangwa se z'ubuyobozi n'ubwaye bw'inzego z'ubuyobozi kandi byari kuburiza icyo gikorwa gukorwa kibi nyine cyakorerwa uwo mwana icyo gikorwa cyo guhohoterwa cyangwa se bikaba byagabanya ingaruka zacyo nyine abakoze icyaha dore umushinga amategeko yagaragaje yuko uwo bigaragayeho igihano kiri hagati y'amezi 6 n'umwaka umwe n'ihazabe amafaranga 100 kugeza kuri 300 urumva rero biragaragara yuko ntabwo ari wowe bikoze ariko ubonye bigiye gukorwa ntibabimenyesha ziriya nzego tuvuze zaba iz'umutekano iz'ubutabera cyangwa se n'inzego z'ibanze izo arizo zose za leta wabibwira icyo gihe wa muntu abakoze icyaha ubwo rero nanjye hirya y'izo mbogamizi icyo nashishikariza abantu nuko bagire uriya mushinga amategeko ngurabuhate byo kutamenyekanisha icyo cyaha byatumye igikorwa cyangwa ngo iyo kutamenyekanisha icyaha byatumye igikorwa cyangwa kutakimenyekanisha icyo cyaha cyakozwe byagize ingaruka iyo byagize ingaruka kuri wa wundi bari gutabariza cyangwa gutangira amakuru igifungo noneho kiraza kikagera hagati y'umwaka umwe n'imyaka 2 n'ihazabe kiyongera ikagera hagati ya 300 na 500 noneho iyo icyo gikorwa cyakorewe ku mwana ahangaha ni igihe cyakozwe mbere ku wundi muntu ariko noneho bari kuvuga ko iyo cyakorewe ku mwana icyo cyaha cy'ubugome cyangwa gikomeye cyaba cyakoze cyagiye gukorwa ibihano byikuba inshuro 2 kuri bya bindi twavuze haruguru bibaye bigiye gukorerwa umuntu umushinga amategeko ntako atagize kugira ngo agende ateganya ibintu byose mu rwego rwo kurengera umwana yakoze cyane ngenda banza ashimire umwanya mwaduhaye n'abaduteza amatwi babyumve kurinda no kurengera umwana n'inshingano ya buri wese turacyafite imbogamizi rero y'imyumvire bayivuze ariko nyandagaruka ku kijyanye n'ubutamenya cyangwa se ubujiji butagaragara ku bantu arakunze uvuga ngo ubujiji aho abantu bize ngo batarize reka mpere kuri twebwe bize cyangwa twita ko tujijutse
njyewe nize ushobora kuba ngenda nitanzeho urugero niba narize uburezi cyangwa se narize imibare nkabwira umwana ko ugomba kuzaba umunyamibare ntabwo ariyo talent umwana wanjye afite nta nubwo ari byo ashaka ibi bikajyana no kumubuza bwa burenganzira bwe ntubumutega amatwi ngo umwumve ngo umuhe umwanya cyangwa se umuyobore ugendeye ku byo washoboye kandi akunda iyo mbogamizi iracyahari turebeye nko mu mashuri hari ukuntu uvanga umwana namujyanye ku ishuri ryiza ariko nturebe ese ishuri namujyanye rimufasha gukura aba umuntu nyamuntu ibyo nabyo ni imbogamizi dufite kugeza ubu ngubu kandi turabibona ko hari igihe umwana aba yaravutse neza mu muryango mwiza agakura ariko bamujyana mu ishuri ugasanga hari ikintu abura uburere buza guherekeza bwa burezi yabonye icyo nacyo kiracyari imbogamizi dufite mu bantu bize tujye ku mubyeyi noneho wenda utarize hari ubwo abiri akavuga ati n'ubundi se ko ntize uziga ube ndi abantu bose ko bari hanze bize ubona bafite akazi bikajyana na kwa guhohotera umwana umubuza uburenganzira bwe bw'ibanze no kugera ku nzozi ze kandi mu by'ukuri ikigaragara n'abatwumva bose babimenye intwaro ikiza ubukene no kwiga ntukavuye ngo umuntu yarize ngo ariko nta kazi afite oya nta kafite uyu munsi ariko ejo byahinduka akakabona kandi afite n'amahirwe menshi yo kuba yagira icyo ajyana ku isoko ry'umurimo mu gihe waba udafite icyazi atabona icyo ajyanayo imbogamizi rero zigihari zijyanye n'imyumvire zo ntabwo nzigaruka bazivuze cyane ariko icyo ni ikintu gikomeye ikindi ngarukaho ni ukudatanga amakuru n'abayamenye bakayahisha by'umwihariko nk'icyaha ibyaha byo gukoresha abana imirimo ivunanye abantu barabishira ariko n'ababimenye ntabwo batangira amakuru ku gihe ndetse iyo urebye n'uburyo abo bantu bahanwa inshuro nyinshi babitwa ngo nibo abantu bafite ubushobozi bw'ibifatika ntabwo bahanwa niba akoresha yabigarutseho niba afite umwana akamukoresha amugumisha mu gipangu noneho niyo abonye ko afashwe hari igihe ahita amubwira ati akamushumura akamutegera akagenda niba yahaye iwabo akantu ntabwo ababyeyi bavuga ko uwo mwana yarariye mu buryo bw'akazi avuga ko yari yaje kugira ute kubasura kubafasha baramumfashije nk'ubu ngenzi nk'urugero rw'umuntu uretse ko we bamutenda yaramaze kurenga kuba umumineri yagiye ahantu umubyeyi yamubatije ko agiye kubafasha imirimo yo mu rugo bamutera inda muri urwo rugo abyara impanga uwamuteye inda arabihakana umubyeyi aza kundeba ndabwo umwana afite imyaka ingahe nsanga bamuteye inda nyine yararengeje imyaka y'ubukure ndabwira nti uyu nguyu kugira ngo tumufashe nuko we atanga ikirego ubu iyo aza kuba ari umumineri kumufasha twebwe ubwacu tugajya gutanga ibimenyetso kugira ngo tumenye uyu mwana avuga kuri nde tukamufasha uretse ko n'undi atuganye akagaragaza ko nta bushobozi afite twamufasha kugira ngo izo mbogamizi zigende zivaho icyo ngifitiye mikoro ikintu nkangurira ababyeyi uyu mwanya ni uko bamenya ko uburezi bw'umwana ntawe bugarukiraho si n'ababyeyi gusa ahubwo twebwe twese nk'abanyarwanda nk'abenegihugu kurera umwana ni inshingano ya buri wese reka rero ndanisabira ababyeyi mbibutse ko abana bafite ibizamini bya leta muri bwa burenganzira tuvuga bw'abana bw'ibanze harimo no kwiga abana bafite ibizamini bya leta by'umwihariko bw'amashuri abanza ni ibizamini byahuriranye n'amakonji babyeyi ntihagire uvuga ngo umwana ntazakora ikizamini ngo ni konji oya gahunda y'ibizamini irakomeje ku itariki 30 ni kuwa mbere hari ibizamini bibiri ku itariki ya mbere ho ni kuri independence twese tuzaruhuka ariko ku itariki ebyiri abana bafite ibizamini bibiri ku itariki 3 dufite ikizamini cya nyuma abo bana muzabare kuri ababyeyi dukunda baze mu bizamini murakoze cyane turabashimiye hanyuma ufite amasegonda 10 hari umuntu radwa igitekerezo kuri YouTube ati twumvisha ko ku kigo cy'urubyiruko twumvisemo ko hari ibibuga by'imyidagaduro by'abantu bafite n'ubumuga gusa abantu batuye mu mirenge ya kure mu batekerezaho iki amasegonda nk'icumi batekerezaho iki abari mu mirenge ya kure naho tugenda dushaka ubushobozi hari ayo masare y'urubyiruko ntabwo abantu bose bakina imikino iri physical bashobora gukoresha ibyumba biriyo bifite ama computers nka twumba kiriyo ndetse hari n'ahandi nka Gashari na yanyunganira hari terrain bashaka kwidagaduriraho nko mu murenge wa Mutuntu naho dufite icyo twita youth space n'ahantu urubyiruko rushobora guhurira haba hari amascreen hari intebe hari ibintu bashobora kuganiraho bakungukiraho hanyuma mu murenge wa Mubuga naho hari youth space mu murenge wa Ruganda naho hari space no kuvuga ngo mu mirenge igiye itandukanye tugiye dufitemo ama space urubyiruko rushobora guhuriraho rukiga
si naho gusa kubera ko buri murenge buri ufite ibibuga by'imyidagaduro ku buryo bashobora guhura bagakina. Ahubwo ikintu kiba gisigaye no kumenya ngo bagiye gukina n'uwihe mukino, kuko imikino yose ntago mu mirenge dufite ntago harimo ibibuga byose bishobora kuba byakabakomodetinga cyangwa se imikino yose ishobora kuba yahakinirwa. Murakoze cyane, reka tubashimire n'abantu batwumvise bakaduha n'ibitekerezo. Wari ugiye kongeraho iki? Ikintu ngiye nagira ngo mvuge yenda ntago ndinda make cyane, amasegonda mato cyane. Ikintu nagira ngo mvuge no kugira ngo nsaba ababyeyi kugira ngo bemerere abana kugera ku kigo cy'urubyiruko nk'ubwo tugiye kugira mu gihe cy'ibiruhuko mu minsi imbere. Nagira ngo nsaba ababyeyi kugira ngo bemerere abana baze ku kigo cy'urubyiruko barebe ikigo cy'urubyiruko. Ariko ababyeyi baba bazi ko byishyurwa. Oya, serivisi rwose eze serivisi ni ubuntu, ibintu by'ubuntu ukabinginga abana. Ababyeyi barekura abana babemerere baze ku kigo cy'urubyiruko, baze basome ibitabo, berekane impano zabo, bishime, hanyuma ndetse bagaragaza icyo bashoboye. Ikintu nagira ngo mvuge nanone by'umwihariko ntatinze, mboneraho no gushimira nyakubahwa Vice Mayor yakigagajeho. Iyo umwana utamuhaye umwanya ngo agaragaze ikintu ashoboye, ugahora umuhitiramo gusa icyo gukora, ntabwo ushobora kumenya impano umwana yifitemo. Ikintu cya mbere nagira ngo nsaba ababyeyi gutega amatwi abana, kubaha umwanya n'urubuga rwo kugira ngo bagaragaze ikintu bashoboye. Kuko ngiye narabibonye ku munsi w'ejo, nubwo mfashe umwanya munini, nabibonye ku munsi w'ejo abana bafite impano. Nabibonye muri Muhororo TSS, Muhororo mu murenge wa Muranda. Abana, umwana agira gutya agakora umwenda wambaramo inshuro 3 utawukuyemo, ugahukuramo ugahindura style ukambara indi, ukabona ni modeli nziza. N'abana bafite ubumenyi, n'abana bafite ubushobozi, bafata ibintu bakabihinduramo ibindi, mbese mu buryo bwo kwiteza imbere. Rero nagira ngo nsaba ababyeyi batege amatwi abana, babahe umwanya bagaragaza ikintu bashoboye, babumve, hanyuma noneho ahubwo basesengura ibyo abana bari kubasaba, babahitire mu buryo buzima bubanogeye. Hanyuma rero icyo nagira ngo nsorizeho, abana barashoboye, barashobotse, tubayobore, tubafashe. Ariko nanone by'umwihariko no gufasha kanya ku kintu kijyanye n'ikoranabuhanga, nagira ngo nsabe by'umwihariko ababyeyi, iyo umwana ufashe telefone ya smartphone ukayimuha ukamureka akagenda, umwana no kuvuga ngo areba ibintu byose ashaka, kandi iyo ugiye kumwegera arabikupa. Nagira ngo dusabe ababyeyi, hari uburyo ushobora gufasha mu mwana wawe, yenda bishobora kuzaza mu kindi kiganiro nibyo, ariko hari uburyo ushobora gufasha umwana wawe kugira ngo abone ibintu bimugenewe, kugira ngo ya makuru yose, bya bintu, bya biganiro na ya mashusho y'urukozasoni atazayabona. Nsaba abana rero kugira ngo dufite n'aba digital ambassadors ku rwego rw'utugari, bigisha ibintu bijyanye n'ikoranabuhanga, babafashe, babegere, bafashe, ntago babishyuza. Hanyuma noneho kugira ngo ubwo bumenyi n'uburyo babikora bakarinda abana babo mu bijyanye n'ikoranabuhanga kugira ngo bafashe. Ndabashimiye by'umwihariko. Rakoze cyane. Bwana Nepo, wabibonye ikiganiro handi mutana amasabiri kubera ko ikiganiro cyaryoshye ubutana amasabiri. Ariko reka tubashime, dushime n'abari kutwumva. Harimo igitekerezo tuvuga ati umwana n'umuyobozi mwiza w'ejo hazaza. Ntabwo izina rye rigaragara neza, ariko kuri YouTube hari abantu ngo yitwa Migi TV Show, ngo nawe ariyumva. Hari n'uwagusuhuje Nepo witwa Niyo Nabonye, ngo uri boss we niwe mutumye. Uri boss yagusuhuje. Message ndayitanze atazantera amabuye. Mwakoze cyane, reka tubashimire cyane. Ni ikiganiro cyagaruka kurengera umwana. Ntekereza ko n'ubundi abantu bazakomeza kugenda baganira, kubera ko kwigisha no kwiga muri rusange byose no guhozaho. Mwakoze cyane nyakubahwa Vice Mayor n'umuyobozi w'akarere ka Karongi wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage, Madame Umuhoza Pascal, turashimiye cyane. Nanjye ndabashimiye, ako kantu ka nyakubahwa tugakuru twibaniye neza. N'Umuhoza Pascal. Nta kibazo byumvikanye. Reka tumushimire cyane Bwana Kamari Remy, ni umuyobozi wa RIB mu karere ka Karongi. Remy, twashimiye cyane. Murakoze cyane. Mwakoze cyane Bwana Nepo Museni, mudusurize bari abantu mwakira kigo mwaturutse muri amuryango mwaturutse bose YWCA ku nkunga ya UNICEF. Yego. Murakoze cyane namwe. Yego. Turashimiye cyane Aime, nanjye nzahagera nze nsome ngaragaze n'impano yanjye. Urakoze cyane. Rero ku rubyiruko nk'imbaraga z'igihugu zubaka kandi vuba, turavuga ngo nta kudohoka. Rero nta kudohoka mu kurengera umwana. Ngiye yoboraga kino kiganiro twa Jean Marie Vianney Muhawe n'Imana, mukomeze munogere.